Halo, nizere ko umeze neza abakunzi banjye rero amazina yanjye ni Muhoza nk'uko bisanzwe murakaze neza kuri channel yanjye yitwa Muhoza Rwanda. Icyo nabwira abakunzi banjye nyine mfite agaplage ngiye gukora umuntu nyine umushuti wanjye ngiye kumubwira ko mukunda muterere ibi nyine ndebe ukuntu abyitwaramo gusa nyine Imana imfashe bigira ibya danje nyine ngarakara nyange. Rero ndagira ngo mbasabe mukore sub, share na comment birakenewe. Bye murakoze. Kanya kuri tubonane mu kanya kuri prank. Ya bindi se nk'ibisanzwe Nibiki? wasanga utari akabombo nzane ko runyinisha nzanira akabombo Nari nkuzaniye pedo none utwaye nyine ahantu nciye ndagisoroma ndakukuzanira. ese ndi bido ko nsigaye ncira indabyo Reka ndagukunda kandi ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bibe. kuva ryari umwumva Ahubwo se n'ibyari nagukunda. ubu nibwo uje kubimbwira Umva uyu munsi nja kubikubwira pe. ntabwo uzi ko mfite sherizi Kuva ryari Ese sinagwa wowe namvugisha ntabwo umuzi? neza. ntabwo Ntabwo umuzi. wamvugisha turi neza. inshuti ariko Shanga kira zino ndabona. siko simukozi kuri seriye Umwanya kira zino ndabaka n'indora sinse. Mbese ntabwo uzi ko mfite she? bareba ibintu uri gukora mu muhanda n'abantu Ura bari wineza kunyura abantu ese wazakiriwe. Wazakiriwe. mfite sheri ikibazo Ufite izi ndabo nukuri ndagukunda ese nakubona Ahubwo se. n'icyo utabona shiri wawe ndushiki. nibyo ngibyo yari wambwiye ngo ntegerere ngo nze mutegerereze hano Nukuri ndagukunda. ni ukuri njye mufata nk'inshuti pe ntabwo kugukunda byakunda Ese niturite ngo nzakurike kugira ngo unkunda. ese nkubeshye ko nkukunda nkubeshye Igihe cyose twamaranye ni kutubwira ngo ntabwo ako nkunda. twamaranye turi Basi inshuti ndabuwa kabiri. icyo gihe twakimaranye turi inshuti Sinago wankunda. oya nagukunda numva amarangamutima aje ariko nta marangamutima nkufitiye Wahise kunsebya neza waje Ahubwo- abantu bose buzuye. ntabwo wemera se ko tugomeza kuba inshuti ahubwo gusa Nshaka byonyine ko dukundana. ndetse uriya mwangi Abantu bose baranugiye kunsebya. nyine ngende mubwire ko namwanze Yego. Erega nanjye mukunda ndi umukobwa mwiza nyine gukunda. ndabizi uri mwiza Kuba ariko njye nawe twaramenyanye nkagukunda bivuze ko nakosheje. oya pe Wanga ugukunda ugakunda utagukunda pe ariko ntari nawe arankunda nanjye ndamukunda indabo zanjye ubu Ahubwo ngiye sawa nyine. kuzijugunya cyangwa undi muntu ugera ariko urakoze pe. mbese umubano wacu urarangiye Umva reka njye nawe tube inshuti kuko byatuma ngumya kugukunda cyane kandi mbizi ko utankunda. ngo byose tubihagarike Neze kumbwira ko ufite undi muntu ukunda ugura kumva. ariko nawe urabizi ko mufite imyaka tumaranye Nanjye ndagukunda pe n'izina ry'Imana. kanigende Ase wumve waretse kunsebya. oya pe Waretse oya pe kuneza mbese ubusheri wanjye abantu. wabibonye Niba abantu bose Nyine sheri wanjye muzanguka njyewe mugiye nabibonye. kuba neza. Ok ntari bigenda basi urakoze. sawa Guys murabibona nyine arankatiye tu. Umva reka mugarure nyine mugarure ndebe ko nari bwitwara. Ngaho se mva se nshuti yanjye garuka nkubwire. ese kuri kungana Oya no kuri garuka. Garuka nkubwire. ese wongera ukora ibyo umaze gukora Oya basi nyine niko senge nayo turi inshuti arakantu nyine ngo no nkubwire so waje. ako se reba uburyo ushaka kuneza sheri ubwo nabibona Ntibigise abantu bari kunyura hano ni babiri ariko se waretse waje nko kubwira ko nari beka mwisanzire nk'ubwo uburakari neza. ariko Nyine jya umenya ko urabona? ufite umukunzi It's a prank. Nari ndakubwira nyine yari prank ariko kugira ngo ndebe ukuntu witwara nabibonye gusa nyine tawuneje abantu. kw'Imana Basi akira ariko zino nanjye ndabo. urabaneje Ni iz'ubushuti njye nawe akira. ajya abantu hano baze kubona nafashe indabyo zawe kuri twe ntabwo njye menyereye ibintu by'amakuru Oya ni prank kandi nyine. kandi nta nubwo nabyizera ariko gusa wari ununga uburyo wari umbwiye ngo nyuraho Mwese kandi reka ubizi na turi sheri wanjye inshuti. ko mufite Nese ko ufite sheri njye ntabwo wankunda ubu njye urabona ureba ariko uburyo ndi mwiza
uri mwiza ariko n'uwanjye namuhisemo ari mwiza. afite na zino nyanya ngatugenda warogeye sha nyine narinje kukureba rega mbona nagukumbuye Yuko zari yanjye umenduriye gusa nyine so wihangane turi inshuti nyuma y'ubucuti nta kindi ego naripe rero reka tubwira abakunzi bacu ko wiyumvishe. So guys, njyewe nyine ntabwo nkunda ibintu by'amaprank, ibintu byo gutungurana. Nukuri njye ntabwo nishimye n'ubundi. Ni ibisanzwe ariko nyine guys, bajya bategura nyine batubwiye natwe tube tubizi, kuko nyine nk'ubu ngubu shere wanjye abonye bino bintu byagorana kubyumva kuko mfite shere ugorana cyane kandi ndamukunda nawe arankunda. So guys, komeze tubane no mu bintu nubwo yanunguye nabizi. Guys nyine mukomeze kugubwa neza, urabona ko bankatiye banyanze uzi ubona we yankunda ntaribaze kumbwira. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, Sambu na Sheya birakenewe.